nambaye ubusa zasubira mu nda y'isi ndaco nambaye ibyo byose nabihawe n'Uwiteka abona ko iby'isi byose ari ubusa we. Nimukomere Yoba amashimwe abantu mwe. Yego nimba ugeze muri fase yuko abantu baguhinduka inshuti zikerekereyo bene wanyu bakagenda ibintu bigatangira kugira rwose ugeze ahantu heza hagaragaza abinjiye muri kaminuza y'umwuka. Sinzi uraririmba kandi umara wibeking. Rwose hari indirimbo waririmbye ku cyumweru kuri Zayoni simbaye niba kwivuga uhoraho niwe nimba ari we Mana. Okay, mudufashe muhagaze murakazi umunota umwe ndashaka ngo duhe Imana icubahiro ko twageze aha. Nimara Uwiteka ndifuza kuwakandagiye aha wese ijuru ryarara rimukoze ikintu gikomeye. Mana yarambwiye ngo kuno kwezi k'umwami ndashaka kubona icyo ubwami bwe bushaka gukora mu bantu b'Imana rwose kabisa. Natuyobore gutyo gato cyane, hanyuma nubwo utaje wabyiteguriye bazarimba bagutumiye rero ntibaza basigana baririmba bari kumwe bose. Sevilla,
Komeri Yesu amashi. Amen, amen, amen. Aha. Yes. Mufate Bibiliya, tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turi buganireho uyu munsi turagumana sibyo. Sinzi kubwiriza nta mucuranzi urimo. Urabizi. Ndasoma ahantu habiri. Abami ba kabiri hanyuma nsome Abafilipi. Abami ba kabiri igice cya kabiri katurebe. Igice cya kabiri umurongo wa kabiri nimara ndajya ku murongo wa kane nimara ndajya ku murongo wa gatandatu nge ku w'icenda. Haravuga ngo Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanukana bajyana i Beteli. Kuri kane Eliya arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye Yeriko. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana i Yeriko. Gatandatu Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanuka bombi. Icenda bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusubiza ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhanije cyane icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo ariko nutambona siko biri bube. Abafilipi gatatu 12. Suko maze guhabwa cange ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. 14 ndamaranira kugeraho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Ababyumvise bavuga amen. Dore urukundo rwatumye mfera ibyaha yabihamba mu mva maze arazuka wambuze nase nagaruka zamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye mfera ibyaha yabihamba mu mva maze arazuka wambuze nase nagaruka zamushimira ibyo. Tumukomera amashyi nubwo ataragaruka Yesu. Habaye umunsi Satana aratsindwa ntiyaheza Yesu mu gituro. Nuko arazuka urupfa rutsinze none ari mu ijuru iburyo bwa Se we. Dore urukundo rwatumye mfera ibyaha yabihamba mu mva maze arazuka wambuze nase nagaruka zamushimira. Yesu wanesheje tumukomera amashyi arakomeye. Mu mvura nyinshi Yesu arakomeye
no mwishuheri Yesu arakomeye, kumanywa na nijoro Yesu arakomeye, Yesu wanjye arakomeye we. Mu mvura nyinshi Yesu arakomeye, no mwishuheri Yesu arakomeye we, kumanywa na nijoro Yesu arakomeye, Yesu arakomeye we. Abasore b'ubu baravuga bati iyo Mana yacu ntamirime korowe, naho njyewe i Rwanda narayiboneye, Yesu wacu arakomeye we. Mu mvura nyinshi Data arakomeye, no mwishuheri Yesu arakomeye, kumanywa na nijoro Yesu arakomeye, Yesu tumukomera amashyi Yesu. Abasore benshi baravuga bati iyo Mana yacu ntamirimo korowe, naho njyewe i Kongo narayiboneye, Yesu wacu arakomeye we. Abasazana bo baravuga bati ibi ni ibishungo mureke twinezeze, ariko bagenzi mwe tuzajya mu ijoro, mbese namwe muzaga. Mwongera amashyi Yesu ni umwami. Arakomeye Yesu arakomeye. Niba upinze ko Imana yacu ikomeye, uzatelefone Farawo ubimubaze. Ibuka Farawo umwami w'Egiputa, ibuka Farawo umwami w'Egiputa, takwatagize yeme ngo yitagere umugambi, waramuhitanye umukuraho n'ingabo, ababibonye bubaha iyo Mana yo mu ijuru we, ababyumvise batinye iyo Mana ihambaye we. Ikomera amashyi akomeye Imana yacu. Nkunda kwigisha inyigisho zanjye zose rwose ziba ziri amahame yumvikana atagoranye rwose, bisaba umuntu wese kumva, ariko nabwiye Imana ngo mvuge bike ariko byumvikana gute, bifasha abantu kumenya amahame y'ubwami uko ibintu byubatse. Nicyo gituma nasomye ibi bintu byose kugira ngo ndebe uburyo nabisobanura mu buryo bw'umwuka. Ahari Imana aho wari urahava ujya ahandi, n'uwarahava ajya ahandi, niko bimeze. Mugakiza si ukuguma hamwe, mugakiza tituri ibiti byatewe ahantu ngo ariho tuguma. Muri Kristo barakura, muri Kristo barahinduka, muri Kristo bava ahantu bakajya ahandi. Na Bibiliya irabyemeza ngo tuva mu bwiza tukajya. Ndavuga rero urugendo rutugeza mu bwiza buruta ubundi, cyangwa se kwifuza kugera heza harenza ahandi. Mana yanjye, cyangwa se mu Giswahili reka mvuge kuva ku musaraba, toka musaraba hadi utukufu, yaani uburyo wava ku musaraba ukagera mu bwiza bukomeye buruta ubundi. Ukiriho utarapfa, singiye kuvuga bapfuye, ndavuga bahari. Undebera umugabo ufite amatsiko, ufite icyo yamenye, ufite icyo ashaka kugeraho. Umuhanuzi mukuru bose we aramubwiye ngo sigara gira ubwayo, aramubwiye ngo nkurahiye Uwiteka nawe Eliya nkunda, sinsigara, turajyana tugerane i Beteli
kuko Gilugari ndahazi naharaye, ariko ndashaka ngongere na Beteli ntaho nzi, kubera ko ibyiza byaha ndabizi ko atari byo biri hariya, kubera ko ushaka kunsiga. Aramunanira yanga gusigara Gilugari. Elisa naramwemeye, umugabo wemera wanga kuguma Gilugari. Gute? Gilugari mu buryo bwa Bibiliya n'umwuka ni ahantu heza. Gute? Gilugari ni Abisirayeli bageze, Imana ibakuraho igisuzuguriro, irababwira ngo ubwo mugeze Gilugari mbakuyeho icyitwa igisuzuguriro cyose, ibitutsi babatutse kwisha n'aha ntibiharenga. Icya kabiri, Gilugari niho bahinduriwe ibiryo bagakurwaho manu, bagatangira kurya ibiryo biteguriye, bishakiye, bikundiye, bitari manu gusa bahabwa buri munsi. Niho batangiye kurira ibindi biryo. Gilugari niho baririye Pasaka ya mbere, yabavuye mu butayu, apana bavuye muri Egiputa. Niho baririye Pasaka. Gilugari niho bakebewe abana b'abahungu. Gilugari niho marayika yabasanze akababwira ngo nje nonaha kubabera umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Ibyo mwarwanye birahagije, guhera uyu munsi wa none nije ugiye kubarwanirira intambara zanyu zose. Mana, uyu mugabo ndamushaka hano hantu, uyu mugabo ndamushaka muri iri teraniro, uhagarara akavanga intambara z'umuntu wese wicaye arazirwana, ariko arahari kandi arabishoboye. Okay, Gilugari kuri twe bivuga iki? Gilugari mu isezerano rya kera niho honyine hagereranywa n'Igorigota mu isezerano risha. Ibi byose mvuze Gilugari nibyo biba ku muntu wageze Igorigota, akurwaho imivumo, agakurwaho igisuzuguriro, agahabwa izina risha, akinjizwa mu muryango w'abera akuwe mu w'igipagani. Ni Igorigota amateka ahindurirwa. Ni naho urugendo rutangirira rwo kwinjira mu masezerano, kuko nabo Gilugari niwo musozi wa mbere batangiriyeho kubona iby'Imana yababwiye. Bibiliya rero, icyo ushaka kubwira abantu ni iki? Benshi bazi ngo iyo ugeze Gorigota, mikoro yanjye ntuyimanure wa mugabo we, tagusanga iyo wicaye. Abaraha ni bavuge ngo haleluya. Ndashaka abaraha muri iteraniro bavuga ngo haleluya. Ndashaka bakunda Gorigota ko bakomera umwami Yesu amashi. Abakizwa bazi ngo iyo tugeze Gorigota nukurambya ngo tukagumaho. Ntabwo ari byo. Ariko ni heza. Mu gitabo cy'umugenzi wa mugabo yatwaye imitwaro iteye ubwoba, arayiheka yigenda n'imyaka myinshi ayikoreye ku bitugararuha ngo arahetama imigongo, arayigendana igihe kirekire. Ariko inkuru nziza ngo agera ku musozi, asanga mu irango ryawo hashinze igiti, ngo akigere hasanga n'umusaraba, ngo akitegereza kiwureba, abona giteze amaboko we, ngo urebe gusa. Imitwaro yagendanye imyaka yose, iminyururu iracika mu bitugu, iragenda. Ngo ahindukire kureba ibimubayeho, asanga inyuma ye hari imva yasamye, yari utegereje kuba umukiza ngo iwutware. Ngo arebe hakurya yayo, abona abagabo batatu. Uwa mbere aramubwira ngo uratangaye, witangara, wageze ahantu hatuma ibyaha byawe bikuvaho
ubu nyine ndacyaha ukigira byose biragiye. Ngo aragenda, haza uwa kabiri aramubwira ngo uza amakuru, umaze imyaka wambaye ubushwambagara n'uducocerwa, dore amakositime nkuzaniye imyenda y'ibitare, ambura ibyo wambare. Arambura arambara, arireba ingene aberewe, agitangariye ingene aberewe, hacomoka umugabo wa gatatu. Umugabo wa gatatu arambwira ngo uratangaye ingene uberewe, ahubwo dore igitabo bampaye, umuzingo w'igitabo uzakuyobora ngo utazongera kuyoba. Arakimuha, umugabo ararengerwa, aratangara, ngo yitera hejuru aririmba, ndashima umusaraba we, ndashima ya mva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu we. Urandebera, niwe mugabo wari arayiririmba. Aririmba iki? Umusaraba umuhagaze imbere, ndashima umusaraba, arawuririmba, ndashima wa mva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu we. Mundiza amashyi tuyakomere Yesu. Shimwa yewe Gorigota we, shimwa musaraba nkunda we, shimwa nawe wamva nziza we, ariko cyane umwami Yesu we. Shimwa yewe Gorigota we, shimwa musaraba nkunda we, shimwa nawe wamva nziza we, ariko cyane umwami Yesu we. Mwamuvugiriza impundu, hari ikibazo mwuka byaramwe. Dore icyantangaje, ngo arangize gukorerwa ibyo, umusaraba arawupepeya, arawusiga n'ayamva, arakomeza, aravuga ngo hasi kwihereza, ahubwo ndatangiye. Arawutambuka, aragenda. Bishaka kuvuga iki? Ku musaraba niho kuri boda, frontier y'urugendo rutuganisha mu masezerano no mu bwami bwa Kristo. Apana kuja mu ijuru, kuja mu bwami bwa Kristo. Hanyuma ugahita utangira kuvogera imigisha y'agakiza yo muri Kristo Yesu, ari uko wabanje ku musaraba igorigota, ukababarirwa, ukuhagirwa, warangiza ukawudepasa, ukahakura uwawe wikorera. Yesu yavuze ngo ushaka kunkurikira yiyange yikorere we musaraba, ugahita wikorera uwawe, warangiza ugatambuka wa wundi, ugakomeza ukagenda. Nibyo bisobanura kutangira urugendo rwo kuva mu bwiza ujya mu bundi. Ubwiza ni ku musaraba, ubwiza buruta ubundi ni ugukomeza imbere. Dore ikibazo namenye, abakizwa benshi bageze ku musaraba ngo bababarirwe ibyaha, bahita bararambya, bawicara munsi, barapfukama, baratura, basasuturago. Iyo utatambutse umusaraba ngo uje inyuma, ukaguma hano, iyo ugeze aha ubabarirwa ibyaha, ugahindurirwa amazina, ukitwa umwana w'Imana. Ariko iyo utawurenze ukaguma aha, dore ibikubaho. Iteka bene uyu mukizwa wagumye aha ku musaraba, kuva kijijwe ahora yiyagiriza ibyaha ubuzima bwe bwose, ahora yiyagiriza ibyaha bitajya bishira. Bene abo bakizwa niba abandi niyo babwirije bakavuga ngo abashaka kwihana nibaze ibyaha byabo, ahita aza kwihana ahereye kuri bya bindi yahoranye, agahita aza bakamusengera. Ku cyumweru nibasubira kubwiriza ngo abafite ibyaha bashaka kubikurwaho nibaze, arasubira agaruke kandi aze hano imbere. Uwo muntu buri uko babwirije azaza kwihana. Bitewe n'iki? Ibyaha yahagurukanye yatangiranye aracabyiyumvamo,
noneho kubera atanarenza umusaraba bitangira kubyara utundi twaha. Ugasanga rero n'iyo mibereho yigirira ahorana ibintu. Icya kabiri cy'uyu muntu, ahorana amajwi yo muri Egiputa yavuyemo. Isi ntiramuvamo kuko atararenga kure y'umusaraba, ngo nawurenga umusaraba uhinduke frontiere n'igihome kimutandukanya na Egiputa avuyemo. Kubera iyo mpamvu dore ahantu yigumiye, ahorana bya bitekerezo bishaje. Icya kabiri, inzozi mbi zo muri Egiputa arazigumana. Icya gatatu, ntajya apfa kwizera ko ibyo byashoboka bitewe nuko ari ahantu yumva impumuro y'umusaraba, ariko kandi agasubira kumva amajwi avugira inyuma ye mu isi y'umwijima, bigatuma yaraheze mu rugabangabo. Wanamubaza ngo ese urizera ko uzajya mu ijuru? Ashobora kukubwira ko atabizi, ngo n'Imana ibizi. Ibyo utazi habe n'Imana ntiyabyemera nawe utarabyemeza. Kugira ngo Imana ibyemeze nuko wewe nyiri kubihabwa ubyemera ko wabihawe, ufite ubugingo budashira, kandi ijuru uryemera uryiyumvamo. Ariko iyo utaryiyumvamo nta riba ririho. Ikibazo gikomeye, iyo utararenga ngo uvogere mu migisha y'umwuka, uzahorana ibi bintu bitatu: guhorana ibyaha wihanye ukumva ntiwabibabariwe, hanyuma nanone no gukwega ibindi bisha nabyo bigahoraho. Nibo babakizwa bahora mu nsengero ariko bahora n'ibyaha batajya bakira. Niyo bakoze ibyaha cyangwa baguye, umva indura abantu basakuza ngo abakizwa nabo ngibyo aba iteka nibo batukisha abakizwa, kuko ntiyagiye kure yaho ibyaha biba, yigumiye aha kuri frontiere. Amajwi y'inyuma aracyayumva, ariko kandi n'ay'imbere arayumva. Mbwirira ukwegereye ngo komeza, igira imbere urengaho, igira imbere urengaho, wageze urebe iby'Imana izakora ku buzima bwawe. Turahavuye. Elisa aramunanira ati nkurahiye Uwite, turagera na Beteli. Baragenda bagera Beteli. Beteli bamwe bahita ngo ni mu nzu y'Uwiteka, Bibiliya niko zihita. Beteli bavuga ngo ni mw'irembo ry'imigisha. Beteli bahavuga ngo ni mu nzu y'Uwiteka. Ngo ahagera ngo ati Beteli yo ni ya mbere, ni mu migisha igumira. Umukristo wese ugeze Beteli ntajya yoberana mu rusengero. Agira inyota yo gusenga kurusha abazima n'abandi bose. Umukristo ugeze Beteli akunda abashumba be, akumva sinzi uko yabigenza. Abakiri musha ataranduzwa, atarahura n'indavanga z'ibindi. Cya kabiri, amateraniro iyo yatinze kuba, azarema yiwe wenyine yandi ataraza. Umuntu uri Beteli niho handi abantu bajya buzurira umwuka wera, bakumva ijwi ry'Imana bwa mbere. Abantu bari Beteli, Imana izibatetesha ku rwego batigeze kumva mu buzima. Irashaka gukora iki? Kubakamuramo systeme y'isi ngo ibemeze ko muri Kristo ari heza, bitume mudakumbura gusubirayo, ahubwo munyurwe no kwibera muri Yesu. Andyohera cyane tabuki buryoha ngawe, ni mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane we, ahumura neza kurusha ibirabyo byose, naburi kise mufite we kwandangirije. Umuntu aba agera niho umva umunyenga wo kuba muri Yesu. Arakuryohera, Yesu akubera mwiza. Umuntu ugeze Beteli ni wa wundi utekereza ngo Mana nimugoroba ndagusenga ngo usabe kunkorera ibi, agasubizwa atarasenga. Beteli ahantu nuvuga hose narahanyuze, ndahazi rwose. Niyo hantu wumva amajwi meza
aho inuma ziguguza inyoni zikaririmba ubwiza bw'aho hantu, aho hantu niho imitima yabera igiruhukira we, aho hantu niho imitima yabera igiruhukira. Komera Yesu amashyi yo hejuru. Yesu Beteri Imana itetesha abantu bidasanzwe, basubizwa vuba, niho buzurira umwuka wera, niho abantu bajya baririra bavuga Yesu umuntu akarira. Nimba utazurizwa na Yesu, uri kati kuma umugani w'abakongomani, uri ku rutare warumye rwose. Ariko nta mugabo uza wihagararaho ngavuge ngo ndiyumanganya niyo yabakomeye ate. Iyo ari Beteri, ubwiza bw'Imana buramanuka, akarira atitaye kubimukikije, akarira atitaye kuba mugose. Beteri niho abantu bahabwa indimisha, bagatangira kuvuga indimisha zitari izinaha. Aberekwa bagatangira, abarota bagatangira, abavuga indimi bagatangira. Abantu bakibaza ko nta handi heza hangana no muri Yesu. Muri Yesu niho turuhukira we, muri Yesu niho tubohokera, muri Yesu niho turuhukira, muri Yesu niho rwose. Niho abakobwa biyima ibiryo bakirengagiza ibigezweho by'ibyaha, ugasanga bakunda ya korasi twaririmbye kera nihe we, kundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe Mana ni meza we, nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe Mana ni meza. Nimukomere Yesu amashyi. Bene abo bakizwa bakunda urusengero birenze kwemera. Iyo bavuze veye, iyo bavuze guterana, ntajya yasiba rwose, akora ibishoboka. Uzamenye ngo uyu ari mu imbaraga n'amavuta ya Beteri rwose yarakiriye. Uyu ntajya areba ibyo abandi bareba ngo arambirwe. Hari abakristo ukabona rimwe na rimwe aragize uyu ahora mu mavuta, kubera ko yageze ahari iriba ry'ubwiza bw'Imana ngo agere ku iriba aravoma. Yaravomye amazi y'ubuntu arayafite, ubugingo arabwumva bududubiza muri we. Yishimira Kristo kurenza ibindi byose. Bene uyu ikintu cyose asabye aragisubizwa. Niyo hantu abantu bagirira ubuhamya budasanzwe baherewe muri Kristo Yesu, niho abantu bakunda kugirira ubuhamya. Aramubwira ati Beteri ni umunyenga yewe, sigara aha. Aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka nawe sinsigara Beteri, turajyana Yeriko. Gute se? Nubwo hano ari heza, simpaguma, ndashaka ngo menye ibiri Yeriko, tugere Yeriko. Amubwiye acyamunaniye, baragenda bombi, barazamuka ngo bagere Yeriko. Bahamara iminsi bahamaze. Eliya aramubwira ngo sigara noneho Yeriko. Uwiteka arambwiye ngo nambuke Yorodani. Aramubwira ngo urayi Uwiteka nanze gusigara Beteri, ngo ndasigara Yeriko, biragatsindwa sinsigara. Reka mvuge Yeriko we. Igituma mvuga ibi niki, hari ibintu abakizwa bari mu guhura nabyo kugeza ubwo bashidikanya ko Imana itabaho. Hari ibyo bari mu guhura nabyo bakageza igihe bahakana ubumana bwa Kristo, bakagera igihe bavanga ubukizwa n'isi, bakagera igihe bibaza ko ibi bintu atari byo. Ni amasomo batigishijwe ngo babe bayazi.
nta handi abera bose barahanyuze, nanjye narahanyuze, nawe uzahanyura, twese ni inzira. Iyo ugeze Yeriko, Yeriko ni mu ndambara, Yeriko ni mu gahinda, Yeriko ni mu bibazo, Yeriko ni mu butayu. Mu butayu amazi aragukamana, amariba yose aragukamana. Ugera Yeriko, mana yanjye, ariko Yeriko Yeriko izituma iyo uhageze inshuti ziraguta, bene wanyu bakakwibagirwa, ugasigara wenyine, wasigara ushaka bagushaka gukababura. Igitangaza, ukagera naho usigara usenga n'Imana, wayihamagara ukayibura, ukumva amasengesho aragonga akagaruka, nawe wenyine ukabyumva ko atagiye, ugatangira kwibaza bigenze gute. Niho Yobu yageze aravuga ngo nayishatse imbere nayibuze, none nsubiye n'inyuma ndayibuze, iburyo ndayiriyo n'ibumoso ndayibuze. Ngo amare kuyiburiza icyo yavuze, abo ni abagabo bageze muri kaminuza y'umwuka, hari abayigezemo. Pawulo primaire yayigiye Damasiko, secondaire yayigiye Yerusalemu, gardienne yayigiye Damasiko, primaire yayigiye Yerusalemu, secondaire hajya, secondaire yayigiye muri Arabiya, kaminuza yayigiye mu ijuru rya gatatu, aho yahise yandika amakuru yaho hose. Ariko ngagere aho aravuga ngo aho mpaboneye iby'amaso atarabona, mpumviye iby'amatwi atarumva, patekerereje iby'imitima itaratekereza. Ngo arangize yandikira abera ngo ibyo ni by'Imana yabikiye abayikunda bose. Ibyo ni by'Imana yabikiye abayikunda bose. Abagabo bageze muri kaminuza, iyo bageze muri Yeriko ibintu bikabafana, inzira zose zigakingwa. Yeriko ni bisobanura ibihome bikinze hose, kandi birebire, kandi binini, kandi biriho n'abanzi. Hanyuma bikaba ngombwa ngo uhanyure uzahura kugera iyo ujya. Nicyo gituma ugera igihe wasenga nayo ukayibura, we wayihamagara ntuyumve, wapfukama bikanga, waryama bikanga, ukavuga ati noneho bigenze gute ndabivamo nte. Narabivuze, ahiya bakizwa benshi bahageze bahakwamiye, basigarana amasengesho y'amaganya n'amarira. Icya kabiri, bagasigarana uturirimbo tw'amaganya, indirimbo z'insinzi n'amashimwe barazibagirwa. Narabibabwiye indirimbo bose bazabahuriraho iyo Yeriko yabacangacanze 36 mu gushimisha. Tumvite umukiza we, umvukonganya we, ugendera za nshuti zawe, ni wacuhicishe ntihaheruka ntikinakihibuka, na adresse yarasibye none, ariko amakuru kuko abandi uzubagendera ndayazi, basi fa kwicisha ni wacu nubwo ahandi byarangiye. Niyo ndirimbo bajya basigarana, ariko abona babacanganyikiwe. Yeriko yabasekuye, Yeriko yabakandagiye, Yeriko yabajwigirije, Yeriko yafunze amayira yose. Basigarana amasengesho y'amaganya n'amarira, kwivovotera Imana n'uturirimbo bene utwo nguto gusa two kuvuga ku Imana. Basi ubwo ugendera abana kanza mbyumva ni wacu. Iyo ndirimbo sinyanyirimba n'ukuri ko sinoro wanyiririmba. Norimba ibindi bitera ariko ijo sinoro sinza nkiririmba. Cyo nicyo bakwamiye Yeriko, bakwamiye yo byanze kabisa. Ariko abagabo b'Imana baminuje mu mwuka, iyo bahageze bakabona Yeriko irakinze, yashaka n'Imana akayibura, imbere ntayo inyuma ntayo, bajya bahagarara bakavuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara ku isi, uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, amaso yanjye azayireba Sayuni. Yicuma imbere yayibura naho akongera akavuga ngo umve, nzi inzira uhaye unyuzamo,
uri kungerageza nk'inzahabu yatawe mu muriro, ariko nzi ninsohoka muri uyu muriro nzaba nkayangana nk'inzahabu, nzagira ubwiza burenze ubwo nagize. Abagabo baminuje ntibatuka Imana, ntibanayihema, ntibanayivuga nabi, ntibanaririmbiza amaganya, ahubwo iyo bikomeye navuye mu nda ya mama zasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka we. Navuye mu nda ya mama zasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Natwe nitubona ibyago n'imitego ya Satani, dungire ku Mwami Yesu. Kubw'urukundo rwe rwinshi n'imbabazi adufitiye, nta nubwo azadutererana. Ababyemera bazamura amaboko. Twe nitubona ibyago n'imitego ya Satani, dungire ku Mwami Yesu. Kubw'urukundo rwe rwinshi n'imbabazi adufitiye, nta nubwo azadutererana. Komera Imana amashyi, la 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 kamfoniga. Ngo shitani yaraye ku idirisha rya Yobu, iravuga ngo ibintu mukoze, ibishute mukubise ubutunzi bwashe, adatutse Imana bahebe, reka njye kurara ku idirisha numva. Yobu yagiraga burakeye ya mu gitondo nibature irimo kuramya gusa no guhimbaza no gutereka iminzani, agatereka abahungu n'abakobwa ngo arebe ko ntatwaha babyukanye. Yarangiza akavuga ubukuru bw'Imana no gukomera kwayo. Satani aravanga ibintu mukoze, arayituka. Reka nje kumva divorce ya Yobu n'Imana ibera. Satani ngihagere mu rukerera, itegereza ko Yobu yumva aregutse agongerani, araruhavuma umunsi yavutseho, ngarangize kuwuvuma areguka, ategereza ko atuka Imana. Yobu ngaje kwasama we, abagabo baminuje avuga gute? Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, zasubira mu nda y'isi ndaco nambaye, ibyo byose nabihawe n'Uwiteka, abona ko iby'isi byose ari ubusa we. Nimukomere Yobu amashyi mw'abantu mwe. Yego, none suko mwumvisha yitutse, hari yatutse rwose, ariko umugore ngo yumva aririmbye gutaravuga ati ariko ndumiwe n'iki kigabo, nashatswe n'umusazi we. Imana irakuretse uraboze, none uri kuyishima uririmba utyo. Nawe ashiraho iyo chorus, umugore w'umunebwe. Mana mbwira ukwegereye ngo ntugashaka umunebwe, kandi baramushatse pole sana. Avuga gute? Ngabone nuko muka Yobu arembiye chorus nuko batayirimbye ntayonze, ariko aravuga ngo tukiyomana wipfire ntaco bikimaze Yobu, ibintu byawe byagushizeho. Yobu aramuhindukirana aramureba. Uvuze gute? Uvuze tukimana wipfire wa kigabo we. Navuye mu nda ya mama zasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka we. Navuye mu nda ya mama zasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Mundiza amashiti ya kamera Yesu. Umugore arumirwa, bamwe azavuga ngo yabanje kumuta, abandi bakavuga ngo yagumye aho, abandi ngo yaragiye. Ntituzi aho yagarukiye, ariko byari byamukomeranye. Yananiwe gusiporuta bene ibyo bibazo, avuga ngo ya Mana yawe iri hewe. Abangara baririmbye gute? Sinkibutse we. Batunaka ngai wapinza mbe nayo, zambe nangai vandina ke. Batunaka ngai wapinza mbe nayo, zambe nangai vandina ke. Ni mumukomera amashiringa ararirana niye mwakabyara.
ariko ako gusa ngo baramubaza ngo Imana yawe irihe. Iyo ugezeyo ariko inshuti zose na bene wanyu batangira kukubaza ngo ariko sako gakiza kakumariye iki? Bikumariye iki kuba waragiye muri ibyo? Ko tubona twanagusize, ko tubona nta nico, ko tubona bakavuga ibintu we. Niba bikubwira uramenye ntugateshwe ku Mana yawe. Nimba ugeze muri fase yuko abantu baguhinduka inshuti zikerekereyo bene wanyu bakagenda ibintu bigatangira kugira rwose, ugeze ahantu heza hagaragaza abinjiye muri kaminuza y'umwuka. Aha, Imana ndishobora kukwemerera Beteri itarakwemerera Yeriko. Uzi Beteri indirimbo zibayo rwose. Umuntu wese yari Beteri, umukizwa wese uri Beteri ntaza bura kuririmba akaririmbo k'igiswahili kavuga uti mambo sawa sawa, yego mambo sawa sawa, yes akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Wewe ukagira ngo ni sawa mu mutima, ni sawa mu gikoni, ni sawa muri konte, ni sawa ni sawa hiri mu bigaragara ni sawa. Aha, iyo yihimbaje gutyo Beteri abera bose barahimbaza, ariko Yeriko hazahimbaza umugabo hagasiba undi. Kandi Imana ntizayemera guhimbaza ko bahimbarije Beteri, izayemera kugira ngo ikwemere neza, ikwemera ari ukuhimbariza Yeriko rwose. Ibyo mu byumva muri Yohana aravuga ngo abantu bose ngo babonye ibyo Yesu akoze ngo abari aho bose baramwizera, ngo ariko we ntiyabizera bose uko bangana. Kubera ko atabizeye kandi bamwizeye. Ndabisobanura, ntajya yizera abamwijejwe n'ibyo yabakoreye. Aza yizera abamwizezwa n'icyo ari cyo we n'ubumana bwe, badashingiye ko yabahaye cyangwa itabahaye. Niba abandi baririmba Yeriko yabakuse yabahinduye ivu, bakavuga gute? Ni Ararume yaririmbye ninde? Mana nubwo bimeze bityo uri Imana, ni uriyo ndacafite mpamvu yo kugushimira we, namenye kuto siga ngo ndengane we. Ese sente yakunaniye? No ni gite uyu Mungu yabaye yazimye. Mana nyiribihe warabipinduriye, amarira yewa yahinduye impundu. Imana ijya yemera abagabo bayishimikira itaragira ikibakorera, bakayishima bari mu bibazo. Abagabo baburara bakayishima, bagira ibyago bakayiririmba. Inshuti zabata bakavuga ngo nimugende, uwo namenye arampagije. Ubwo naringeze mu ishamba we, ndeba inyuma n'imbere, mbona nta nshuti yontabara, niyambaza Yesu we. Nikico ntandukanya na Yesu n'urupfu cyangwa imibabaro, naho nagera ndetse mu rupfu nzabana na Yesu we. Ndavuze ngo haleluya haleluya, ay la foniga. Benabo Imana irabatinya, kandi iyo bageze muri iyo level baba basimbye umwonga w'ibibazo, ntabyo bazongera. Kubera iki? Okay, ni dimension zine. Ubushize hari aho nazivuze. Ibi birasaba iki? Bisaba ko abaryamye babyuka, ababyutse biruka,
abiruka bafata amafarasi. Yobu yagiraga ifarasi usomye mu gitabo cya Yobu arabanga ibyago bimukomeranye byabaye byinshi avuga ati ubu ndabigenza nte ngo yageze igihe yuri ifarasi. Izi ni dimension zo mu mwuka. Nukuri Imana irashaka ko abaryamye babyuka bakiruka, abiruka bakava ku maguru bakurira amafarasi. Kubyuka biri muri Abaefeso 5:14, kwiruka biri muri Yeremiya 12:5. Aravuga ngo nimba warasiganywe n'abamaguru bakagusiga, nugera ku bagabo bafite amafarasi uzagerageza nimba abamaguru baragusize. Ndabwira bera ko itorero turiko turajya muri faze y'amafarasi, nabwo kwitsinda rya nyuma iri special ryo hejuru. Yesaya araribwira ngo abategereje Uwiteka bagiye gusubizwa mu imbaraga nsha, bazatumbagira mu birere nk'ibisiga. Yani bageze muri dimension ya kane yo kugira gute, yo gutumbagira. Ariko ndatangaye mwene Mana, abandi ko baraja gutumbagira, abandi bari ku mafarasi, nawe uracyari kuri za sandari. Hanyuma gusa iri kuvuga ngo bariya nabo ngo barakabya. Gukizwa n'ugukabya, gusenga n'ugukabya, kuja mu ijuru n'ugukabya. Nimba gukabya byarakunaniye warabinaniwe. Ngo umuntu yotarama iminsi yose, ngo umuntu ngo yosirimba ishati karu igacika yicitse. Abandi baciwe amajosi, none amashati nayo tunanire. Rwose ubu byutse buvugwa. Reka mbabwire, nta gisigaye ko Yesu agaruka mu bimenyetso byararangiye. Hasigaye ikintu kimwe gusa, isezerano rimwe ryuko abera ngo bagera mu gihagararo cya Kristo mu bubyutse bwa nyuma, bakaja mu mbaraga zikirenga, arizo Bibiliya yita gutumbagira. Ariko narumiwe mwene Mana, ejo bundi nabonye abarozi b'Abatanzania bagiye mu nama, baraguruka ku dutaro duto batambitseho uduti ngo barangize batwicara. Narumiye umugore w'115 kwicara ku gataro kariho uduti tubiri, yarangiza akanyura hejuru y'umujyi wose, akanyura hejuru ya Dar es Salaam yose, bikemera. Bagiye Dodoma mu nama, bagira ikibazo, barayoba mu kirere, barayoba basanga bibeshe banyuze hejuru y'urusengero rwa RY'IMANA abanyamasengesho. Munyumve bana b'Imana, ngo barunyura hejuru gutya, amashanyarazi y'umwuka, imbaraga zivuye mu rusengero zirazamuka zirabafata, ngo zibafate kuguruka biranga, barakwama, indege irahanuka. Ntibagwa ku rusengero birwanaho, baja guhanuka bageze mu ikaburimbo nka hariya. Abantu baza kureba 11 za murukerera, abantu bake ngo babagote, bahamagara polisi iraje. Icyanejeje barahanutse bananirwa guhaguruka. Ngo mane polisi irabaza byagenze gute ko mwambaye ubusa. Ibyo narabyire benje nyine, televiziyo zose ubu byaroroshe kuri kana iza Tanzania ndazireba nizahe zose ubuzibona. Hanyuma bababajije byabagendeye gute, tulikuwa tunaenda kwa kikao cha walozi Dodoma, tukajidanganya tukapita juu ya kanisa, kulikuwa waombezi walikuwa wakiomba, alikuwa wasenzi nibe muze murara mutogota amasaha yose kabisa. Iyo ni teknoloji ya kangahe? Iyo ni teknoloji ya gatatu muri teknoloji zubatse isi. Teknoloji ya mbere ni y'abanyabwenge bakoresha ubwenge bw'umutwe n'ibyo bize, bagahanga ibyogajuru bigatumbagira bikajya mu zindi za Marse cyangwa se bikajya mu kwezi. Aha bagakora amamisire bakayohereza bicariye iwabo, indege bakazohereza batagiye. Teknoloji irasaze mwabagabo, teknoloji irasaze. Teknoloji ya kabiri mwisi ni teknoloji y'abarozi bakoresha puissance satanique
zitari ubwenge bw'umutwe, bagahuza ibyatsi n'amacupa n'ibiki. Nigeze kubona igihe kimwe ahantu hamwe muri Zaire mwakabyaramwe, abantu bahangayitse ngo inkuba zamaze abantu. Umuhanuzi umwe wari muri twati iyo nkuba yamaze amatungo y'abantu n'abantu, n'imbaraga ngo zavuye iburega. Aho hantu hateye ubwoba muri Kongo, niho hambere kuroga, niyo zavuye. Nibyo bahe bakoresha biri gukora ibi. None Imana iravuze ngo naka nimugende muje gusenga muhagaze muri uyu musozi aha, nimurangiza mumanuke mwinjire mu muhana. Muramanuka muraba mwabwiwe aho muri buhurire muyifate. Mana yanjye, Imana ivuga amazina nsanga n'iryanje yarivuze mu bagenda yemewe kuja guhura na za nkuba ziturika kwa kundi. Turagenda turabikoze ngo tugaruke, turinjiye ahantu dutangira gusenga ngo dusenge Imana. Toke murahagarara hagati y'amazu mu nzira gutya igenda ahantu mutambutsa hari urusengero mwije hagati y'amazu. Aho muhagarara hari igiti kimeze uku, muri ico giti murasenga mukizengurutse, muraja kubona ibintu bikomeye ariko murayifata. Icupa ryaradusimbaga rikagenda rikagaruka nk'umurabyo rikanyura mu giti hasi. Dukora ibishoboka byose, n'uwaje kurifata yikubise hasi arabanza araraba. Mukanya turasenza arahagurutse ngo tuje kureba nibiki se mwakabyaramo. Igicupa kirimo umucanga, kirimo n'utuntu katuriya tuba mu rusasu, tujya tuntu tuva mu ibano ry'urusasu n'ibindi. Hakabamwo n'inzoka yizingiyemo. Narumiwe icogi. Hanyuma ntibyari bitworoheye iryo joro. Nabonye ijoro twiruka turatagangara, ikanyura aha tukamanuka, irazamutse tukagira gote bene ibyo kugeza ishize imbaraga turayifata. Bene uko iyo nari mvuze ko ari iki, ni tekinoloji hari ihayikora mu isi cyane kandi ifite imbaraga nazo zitorosha. Ngaha abasataniste, ngahe za aba iliminate, ngahe ibiki na biki, ngahe bijya byose izo ko zirakora. Tekinoloji ya gatatu itagomba gusigara inyuma ni tekinoloji y'abanyamwuka, tigomba gusigara inyuma. Aya makuru muzayabaze mwene Mariya ari we Yesu we. Abonye tekinoloji z'abantu zikataje, yaravuze ati koma ko barakora amato bakagendera hejuru y'inyanja bakambuka i Galilaya. Nanjye ndabereka tekinoloji nazanye ngiye gusigira abana banje banyizera. Ndayibereka ngo bambuke n'amato, Yesu abagenda imbere na sandare hejuru y'amazi. Abantu bose ati turashize. None nimurebe mwene Mariya hejuru y'inyanja bakazabunama, ahagaze kuki barakibura sandare kandi amazi ntiyayirenga. Bishaka kuvuga iki? Izi mbaraga mubonye nkoresha nizo mbaraga zigiye kuzakorera mubera, nizo zizabakoresha. Ilaodikia hari hasanzwe hari ibitaro bivura amaso bikomeye cyane, ariko Yesu wengaje gutangaza abantu aravuga ati udagira n'amaso naho ryabaga ni mutoba kondo, amutobera kondo agaciramo ngarangiza amadikaho, genda uje gukaraba hariya hepfo. Ngo agaruka n'amaso barumirwa. Munishi yarimbye gute? Teknolojia yake iko mbele, miaka 6,000 inayokuja we. Yesu ni mambo yote, dunia yote. Ukimupata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu. Ngo batangire kugira imibari na ekonomi y'ibiryo. Ngo aje kubatangaza afata imigati ngahe mwabantu? Imigati 5 n'ifi zingahe? 2. Aravuga toke nimurye mwicaza abantu ngo babikubite. Kwa mambo ya chakula sitie shaka, Yesu aliwalisha 4,000. Katumie kichache ulicho nacho, atakibarikia takuwa vingi. Agiye guhera kuri utwo duke ufite akuzamurire kuri utwo
adashingiye ku zindi mbaraga. Izerera ibyo ufite, umwizera urebe. Ariko Yeriko we, reka mbabwire aya makuru ya Yeriko. Yeriko ni ibikuta bifunze hose kandi bigize gute. Reka mbabwire ikintu cyantangaje. Yosuwa n'Abisirayeli bayizengurutse iminsi ngahe? Iminsi 7, ariko iminsi 6 rimwe. Ndebera igitangaza. Reka mbwire abantu bari muri Yeriko, igituma mvuga ibi ndabyumva mu mwuka. Ni nabo benshi bari imbere yanjye mu izina rya Yesu. Bari muri Yeriko itorohe. Reka nkubwire amakuru meza. Yosuwa yayizengurutse n'abise ubwa mbere, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, umunsi wa gatanu, ndebera iminsi 6 inshuro 6 bazenguruka Yeriko. Ibikome Yeriko ntiyahengama iminsi 6 ntiyigera imeruka. Iminsi 6 ntiyabaragara ngo isaduke bavuga ati nimwihanganira sadutse yeme dukomeze. Ntiyigeze isaduka. Ikindi gikomeye niki, nta nibuye rimwe ryigeze riva mu minsi 6. Banongeraho izindi turu 6 umunsi wa 7, zose zibaye 12. Ituru 12 ntiyahengama, ntiyavaho ibuye rimwe, ntiyanasaduka ngo bave ngo basi yasa umututu. Reka twihangane. Ariko abanyamuka umva uko bameze, ntibajya bacogora, byanga byakunda. Wewe songa mbele, fuata neno la Mungu alilosema kwako. Usikate tamaa, kaza mwendo tu karibu kufikia ahadi yako. Haijali akomani yodimonisi sema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako ndogo. Angambele tu mema yako. Ndahanuye ngo ibyiza biri imbere yanyu mu izina rya Yesu. Ninde ubyizeye bikomera amashi? Nimubyandike. Abatari munsi ya 40 uku kwezi kwa 11 kurabasigira ubuhamya. Ubuhamya bamwe bari hano, ariko abandi ndababona ko mu kirere nimbara. Okay, biri online. Okay. Abandi ntibari hano, ariko ubwo buhamya muzabubwira abantu. Ubwo buhamya muzabuhamiriza abantu ku Uwiteka agiye kubakiza Yeriko. Umukobwa wageze Yeriko we ageraye Beteri, abafiance baba bameze nk'intozi barajagata. Yagera Yeriko bakanyika bose bakabura, agasigara wenyine. Akazasigara yarasigaye bakupa, none basigaye babipa, habe numwe ngo akororewe. Akibaza tubuse mbaye uwande bigenze gute beno. Yeriko umuntu wese yahageze haraho ugeruka ukagira ngo telefone yawe yarapfuye, ukagira ngo yarapfuye ntigikora. Kwimaze iminsi 3 itanasonye byayigendeye gute? Bigakama abatelefona abakwibuka ntabariho. Nubona bimeze gutyo ntugakimirane ngo werekere Egiputa. Komeza werekere Yuda, uvuge ngo Imana inzira ihayicisha mwirazizi. Numara kungerageza wamana uzahankura mfite ubuhamya. Reka mbabwire amakuru meza. Yeriko izisiga ubuhamya butazibagirana mu mateka y'umuntu, mu mateka y'umuryango. Umuntu utaguye Yeriko, iyo utahaguye uhakura ubuhamya butazibagirana rwose.
ni wumva ibyo byakubayeho reka mbwira abari muri ico gihe abari kunyura aho hantu inshuti zaragutaye abagukundaga berekeyeyo ubufasha bwose bwarahagaze nta nuki kwitaba ariko mwijuru hari Imana we mwijuru hari Imana we utajya uburukubwira we abakwizeye bose ntibaza korwa n'isoni we we utajya uburukubwira abakwizeye bose ntibaza korwa n'isoni we we utajya uburukubwira we uburukubwira abakwizeye bose ntibaza we utajya uburukubwira we we utajya uburukubwira abakwizeye nimukomere Imana amashyi munyumva Imana yatumye nza hano uyu munsi ngasiga ibindi bikorwa narimo ntopfa nsize n'ukuri kose ndemezwa n'umwuka w'Uwiteka uvugana nanjye mu ijwi rya gihanuzi yeriko uyu mugoroba z'abatari bake barahanga zirariduka rwose abakwizeye bose ay ndavuze ngo haleluya yeriko imbaraga izinesha yeriko namenye nimwe nimba mushaka kuba mu isi neza mwabagabo mwabadamu mwe mwabasore niba mushaka kuba muri iyi si neza dore ibanga ryahishwa abantu batazi mwige kubaho mu isi yo kuramya Imana mutitaye ku bidukikije kubera iki uwo ni umuco w'ibinyejuru niko bibayeho biramya nico gituma bitagira crise habe n'umunsi umwe kuva byaremwa kubera iki crise mwisi crise ikomoka mu kutaramya igihe cyano wabararetse Imana irayubika igihe cyaroti ngo bahagarike kuramya irayubika iyibuza abayiramya kiba cyabaye ikibazo ariko abantu bize kuba mwisi nk'abari mu ijuru bakayiramya bashingiye ku bumana bwayo batitaye ngo yabahaye cyangwa yaretse uba wamaze gusimba umwonga w'ibibazo uba wiyicariye mu ryawe juru rito kandi iryo twariherewe muri Kristo Yesu titurabinaha imyuka yacu siniba twahishanywe mu Mana na Kristo ngo tubeho tumuramya munyumve kuramya kuwe nunasenga 80% y'amasengesho yawe azabari kuramya ibi narabyize imyaka ingahe irashize 9 gusenga kwanye nabw'Imana ngo sinzongera gusenga kwanje kuzaba ari ukuramya mvuga amagambo avuga gukomera n'ubukuru bw'Imana ibintu bibiri nagabanyije mu kanwa kanje imyaka 9 ishize iyo nsenga mvuga gukomera kw'Imana ibibazo bifite 20%. Icya kabiri nakuyemo imyaka 9 irashize amasengesho yanje atabamo shitani. Iyo nsenga mvuga Uwiteka mvuga Kristo n'ubwiza bwe ngahakikisha ko 99 z'amasengesho yanje ari Kristo mvuga ndiriwe ncombekamo shitani mu buryo Satana ruha gashira mu kanwa kanjye Satana karuha gashira mu mutima wanjye abatazi ibi abantu benshi bamuramya batazi ko banamuramya benshi muramya shitani muramuramya gute amasengesho yawe uja kuyarangiza uvuze Yesu 90 uvuze shitani 81 bose se ndi wabasenze ti wabaramije bose niyo Satana agenda jana fiera kabwa ndagiye ariko sha iwawe mpafite izina ndavugwa kabisa nge na Yesu
twaramamaye. Ariko abaminuje mu mwuka, Satani ndajya mpunga ngo nuko namuvuze, ahubwo azahunga presence y'Imana yamanutse ahondi. Iyo ubwiza bw'Imana bumanutse aratoroka. Kubera ko namenye ko abakizwa benshi gusenga rwose usanga niyo ari mu cyumba Satani we, muri saro Satani we, dushe hari n'abazaje mu mashuka ngo Satani ngo mvira muri ishuka, ngo mvira no muri koridoro, ngo mvira no ukagira ngo Satani bitotsi byaramwishe asigaye aba mu makuvureri, ntaza hunyiza kuva yitwa shitani. Kandi abantu bakagira ngo bamenye gusenga babishoboye. Kuraramya umugome utabizi. Uziko iyo tuvuze Yesu n'amaraso ya Yesu, Satani n'ubusatani bwose bureyuka. Satani mukubite mu gihe wamwumvise. Hari n'ababikora gutyo bakagira ngo nibo babishoboye, bamara bakarara banigwa n'abazimu. Kubera ko amasengesho yasenze yavuzemo abazimu, timuza mwumva ababikora. Hari n'utundi tuzina twaduse dushasha twinshi cyane tw'abazimu. Benshi baje gusenga bavuga ngo ndakubita n'abashwezi, ngo ndakubita n'ibindi ngo nibike. Utuzina twinshi akavuga karunda, yamara gusenga yapfa kwinjira mu ishuka, agatangira kwishikura injangwe zifata inzara zizicomora, akabona imbwebwe ziramwiruka inyuma. Niko tumaze gusenga none izo mbwebwe zivuye. Benshi rero baza muri deliverance bakambwira ngo urumva ngo niyo nasenze ngo mpita ndotanga abazimu ni wabaririmbye wabaririmbira giki. Kuko iyo uvuga Satani ukamwirukana hatari, ubuhamagaye intambara ntibwaca atarwanya. Nicyo gituma nge nahisemo kugira gute no mu rugo rwanjye ngiye kuryama ngo rikiwe negere intebe yawe zanye bimasi by'amashimwe, kuririmbira indirimbo nshya z'amashimwe n'icubahiro, niba ubereye gushimwa. Sirisha yokere cyubahiro amuhamye urindima yanjye mu mababa yawe niyo nshaka kwibera mu biyaza samashima. Komera Yesu amashiwe. Dore ndabarahiriye Imana nkorera. Umuntu waramije ubwiza bw'Imana yarangiza akitwikira ubwiza n'amaraso bya Kristo, atiriwe avuga abashwezi n'utuzimu n'ibikinga bavugagure mu tuzina kaho wogira ngo ni bwa nyirasenge na bwa nyirarume na bwishwa na akabuvuga buri munsi. Ese urushaka hiki? Manura amaraso n'icubahiro n'igiti gukomera n'imbaraga ngize indirimbo zige nkunda bene izo. Cubahiro nakunesha nabyo ni tangiriro n'iherezo ni Uwiteka arakomeye. Mana yaba nari mfite nk'amashi avuga nka kurya kw'inkuba ngo nyakomera Yesu. Umve iyo Yosuwa atamenye amakuru ngabwira babati yeme twarazungurutse none turashize inshuro 12 ntabuye na rimwe riravaho. Duhindure strategy, turamye Imana mu majwi y'imyirongi n'amahembe, tubivuze byose tubisakurize rimwe, nitubizamura byose murareba ko ibi bihome. Kubera ko twazengurutse bucece n'amaganya n'ibiki, abandi banaraka. Yesu yari umugabo, iyo atabwira ngo bafunge iminwa baba baramuteye amabuye. Ariko kubera ko nta uri buvuge barakaye bahekenye imisaye bamwiruka inyuma, we turashize na mwene none aratumaze. Ariko ntibavuga yababujije ngo agera hatoke. Tuzenguruke rero hanyuma tuvuze amahembe, nimuyafate bose barayafata. Ngo barangiza aravuga ati tugiye gukora acte ya louange, kuramya kudasanzwe niko tugiye gukora. Ati mundebere ibyo ngiye gukora. Yosuwa akora iki? Uburyo bwo
nimuhagarare ku maguru yanyu nishaka tangiriza hakurya Yorodani zahavuga n'ingaruka muhagarare ku maguru yanyu tugiye gusenya Yeriko sinava Yeriko mazemwe agahinda n'amarira umaranye igihe ngo duterane imbere y'umwami mu kwezi k'umwami ngo tugende Uwiteka ataguhojeje we cyubahiro nakunesha nabyo nibye tangiriro niherezo niubite arakomeye komera we gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu cyubahiro nakunesha nabyo nibye tangiriro niherezo niubitegeka uzicabwiye niho nimufata amahembe yanyu hanyuma mbereke niba mushaka ko tutagwa inyuma ya Yeriko niba mushaka ko tuyirimbura turakora acte yo kuramya turavuza kamo tuvuza amahembe tuvuza ibiki hanyuma niturangiza Yeriko iratubisa rwose nimba itarahunza amaguru yacu irahunga indirimbo n'urwamo akamo kavuga icubahiro c'Imana yacu turambiriza tuvuga Imana ya Isirayeli ibi bihome biratwumva nari amabuye arabyumva habe n'abarinzi barabyumva n'intare zabagaho zirabyumva abana b'Imana barinjira Yeriko umuntu wese ngo yahise yinjiriraho yarageze babona Yeriko ntiyaguye yarihambye kuko yigwa n'ubunini yari ifite ntibari kuyurira byonyine byari kubago yarihambye imbere yabiranyika umuntu wese ariruka kubera iki bari bamenye ibanga amaganya tuyareke kuganya ukuye ko binezeza Satani ntacyo byungura na Yesu yarabyanze ngo nimwiganyira muza mwiyongerera ikise ko nta na miko nimwe mwongeraho ngo nimureka amaganya ahubwo mwishimira Uwiteka ngo nizo mbaraga zanyu niko Nehemiya yavuze na Pawulo abyungamo ngo nuko mwishimira Uwiteka ngarangiza aravango ndamaranira ndasiganwa kugira ngo ngeraho dutanguranwa turi muri kuruse yo kuva Gilugari no kugera hakurya ya Yorodani kuva Gorigota kugera mu bwiza buruta ubundi ahabera bahabwa imbaraga zikubye kabiri nta mukizwa wambutse Yorodani uzugwa ababagwa ntibarambuka habe n'aba bakora utwaha twabase ntibarambuka nta mugabo wambutse Yorodani uzugwa mu byaha ntazanagwa ntajyanebwa ntajyahinduka kubera iki uyu yatumbagiye mu birere nk'ibisiga ari muri dimension y'amababa takiri ku maguru ari muri dimension y'amababa afata amahembe nimufata amahembe yanyu icyo umuntu afite afata ico mu izina rya Yesu ngo barangize Yesu arababwira ngo rwose tugiye gukora acte ya nyuma Yeriko we yeri urabyumva mana ndavugana na Yeriko zaba bantu we wamana ndavugana na Yeriko ziri imbere y'aba badamu n'aba papa abasore barizwa n'ibibarembere bibari imbere rwose ndaja kubara ndabara kugira ngo twese twinjirire rimwe muri Yeriko turayiridura iyibe acte prophétique y'uyu mugoroba nico gituma mbikoze n'ukuri nico numva cyonyine twakora acte prophétique yo kuridura Yeriko n'ingike zayo abana b'Imana bakinjira aho wari warananiwe kurengura harenguye umwaka aho wari warananiwe kugera urahagera uyu mwaka igihe nk'iki tuvugana uzaba wageze aho washakaga kugera uzaba wamubyaye uwo mwana la mfoniga reko ya ndabara gatatu turavuza kamo k'insinzi kandi umuntu wese ava hari yidepurasa amenye ko yarenze aho yari yarananiwe nushaka nimushyiramo igisirimba abiruka ahangaha abiruka hariya hasi uhakikishe ko Yeriko yari yarakubujije kugera mu masezerano ikuva imbere uyu mugoroba Imana y'abari abagabo bagiye iracyari Imana yakira hari
uko yarari niko azahora uko wari uri Imana we niko ukimeze we dani gicucu cyo guhinduka we uko wari uri Imana we niko ukimeze we dani gicucu cyo guhinduka we. Ngiye kubarana ingezi rya gatatu turavuza akamo k'insinzi hanyuma umuntu wese ariruka hararenge intambwe zingahe yariko igwe lelela ramfoniga. Ndabona ibirwara bamwe barwaye mu nda ibibyimba, ndabona abandi urwaye indwara warifuje igihe kinini ariko iyo yari kiragwa warifuje amafaranga aragushirana ariko Kristo agiye kubyikorera. Kristo agiye kubyikorera wenyine. Ndabaze ngo rimwe rwose ikibazo ufite imitsi irahitirekura, imitsi ndabona iturika hakurya ubona ko uturabyo mu maguru y'abantu, ndabona ko turabya ijwi rikambwira ngo ni imitsi yayituragurika. Abandi turabyo Imana ni imitego y'ibiheko n'ibindi bari barabateze biraturagurika, ntabyo usanga iwanyu, nunataha ntubisanga mu marembo y'iwanyu. Ndabaze ngo kabiri ubwo yavuzaga amahembe ngo ibikuta nabyo byarumvishe. Ndabaze gatatu turabikorera kwambuka Yorodani, kuko nyuma y'ibyo hakurikira igipindi cyo kwambuka Yorodani aho bahabwa imbaraga atigeze agira mu buzima. Gushumbushwiza Eliya kabiri agahabwa itegeko hakurya Yorodani ntusaba, urategeka gusa rwose, usigara utegeka avuga ngo idubu nizimanuke zikure habanza zikaba zirahageze, akavuga ngo amazi arura n'ibindi naryohera abaturage bigahita biza kubera iki afite izo mbaraga. Twazamuye Mana yanjye we. Ndabaze rimwe, yes, ndabara kabiri, ndabara gatatu. Manika ukuboko Mana mu izina rya Yesu. Munyumve acte prophétique we. Senda amafaranga nazanye we. Wenda afite kuri telefone.
uzi ko afite urufaranga afite ituro nushaka kibari igiceri gife kuba ifaranga rwose gusenya uwo mwuka. Mpamvu yabyo nuko hari uburyo amahame yubatse ya Bibiliya gusenya, iyo ushaka gusenya imbaraga z'ubukene n'ubutindi n'inyatsi n'ibiki binyura mu nzira yo gutura, yo gutanga ituro, acte prophétique muri ubwo buryo. Kuko ngo icumu ntabiba nico yimbura. Turashaka gukora iyo acte gusenya uwo mwuka, nta yeriko y'ubukene, nta yeriko y'ubukene rwose 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 rwose. Turabanyabwenge kandi dufite igihugu ciza. Cya kabiri, titunaniwe gukora, titunaniwe kubera iki twe tutabigeraho. Reka duturire umugisha wacu, kaduturire umugisha wacu. Twazamutse ubuzima bwacu. Hallelujah. Mana waduhamagaye mu gihe cyacu, twarakwizeye, twaraje, ntidufite gusubira inyuma. Yaba Yeriko, yaba Girugari, yaba Beteri, yaba he, twaramaramaje. Kubw'iyo mpamvu dusezereye Yeriko n'ubutayu. Ndahanurira ubuzima busha, ndahanurira amahoro, ndahanurira ubutunzi bw'aba bantu, ndahanurira mariage zahambwe nizizuke, nizizuke. Imbyaro zafashwe mpiri, ubwo rubyaro rwafashwe mpiri nirugaruka mu izina rya Yesu. Aka kazi kananiranye, ibi bihombo n'urunyago, la 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 la. Mana manikiye umuntu bashaka guteza inzu yabo kubera ideni, umandikiye ukuboko kw'iburyo, ndabihagaritse mu izina rya Yesu, ndabihagaritse mu izina rya Yesu. Inzu yabo bayihawe n'Uwiteka. Wa mwanzi wereka kuriganya abana b'Imana. Twakiriye imbaraga zikubye, abera tugiye kugendera muri dimension y'ikizu, gutumbagira. Haba mu mugisha turatumbagira, mu mwuka turatumbagira, mu mpano turatumbagira, mu miryango turatumbagira, mu gihugu turatumbagira. Ay, la 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 la, forega. Oh Yesu.
reka nsabire urubyiruko abasore mbona we b'abanyembaraga zidasanzwe bafite ubutumwa n'impano zikomeye bagiye kuvuka. Imana igiye guhagurutsa generation y'abanyembaraga, urubyaro rw'abanyembaraga. Muzagira ngo nibisanze ariko bizageraho isi bakenere, isi bakenere, abo isi zabakenera, isi zabakenera, isi bazayihabwa rwose. Data mpagurukije generation y'abanyembaraga bazakora ibintu bikomeye, haba mu gihugu, haba Afrika, haba ku isi yose. Isi barayigenze, isi barayihawe, ngo bayibwire amakuru meza. Dusezera imbaraga zose za Yeriko zari zigose imiryango yacu n'ubuzima bwacu, imibiri y'abantu. Turabahawe imbore, turabahotse mu nzira zose. Uwiteka ni wowe Mana.